Episode ya gatatu. Dativa yahamagawe kuri telefoni n'umuhungu bahoze bakundana, ariko kandi uburyo bavuganaga wumvaga harimo intonganya, amahane ndetse n'agahinda kenshi, ku buryo humvikanye ibitutsi n'intonganya byinshi. Derek waho yari yicaye yakomeje kumviriza, yewe nanone ubwoba bwari bwinshi ku buryo ishati yari yambaye yari yatangiye gusa n'idoho, kuko yari yatangiye kuzamo amazi, ndetse ku buryo uwayirebaga yumvaga yaba yuzuyemo ibyunzwe ndetse n'ibyuya byinshi. Yihanganye ndetse Derek yihagarayeho arakomeza yumviriza umukobwa. Inyuma ariko ya Derek hari hahagaze umuseriveri wari ugiye kujyana komande. Iyo komande yari ayishyiriye umwe mu bantu bari baje kurara muri iyo hoteli. Nyuma ariko Derek yaje kugira ubwoba ndetse agira n'igishyika cyinshi, kuko yumvise imirindi y'umuntu aca inyuma ye, agira ngo ni wa mukobwa waba uhindukiye, ariko yakomeje nanone kwihagararaho. Kera kabaye umukobwa yaraje, ariko mu buryo yagaragaraga byari bimeze nk'aho umukobwa yahinduye isura, gusa nanone yakomeje kugenda yirengagiza ku ibyaba biri kumubaho cyangwa se ibyo yari amaze kuvugira kuri telefoni. Mbibutsa ko ibyo yavugiye kuri telefoni byo n'agahomamunwa ntago ngiye kubivugira aha ngaha, kuko biratangaje. Humvikanagamo gusa ibitutsi, kumva harimo intonganya, yewe rimwe na rimwe ukumva bacishijemo baranahamagaranye bati ese sheri ntago waba warampemukiye. Derek aho yari ahagaze we yakomeje kugenda yumviriza izo nkuru, agenda yumviriza uburyo barimo baganira, ariko kandi Derek ubwoba nk'uko nabibabwiye bwari bwinshi, kugeza n'aho ibyuya byatangiye gutakara kuri sima, yewe ku buryo n'umuvu wari ugiye gutangira gutemba, ariko akajya agenda akoresha ikirenge akagisimata aho byaguye, kugira ngo agire bimwe asimatanya, cyangwa se ataza kumenya ko hari umuntu wari uhahagaze. Derek yakomeje gusibanganya ibimenyetso. Kera kabaye umukobwa yaragarutse, baricara barongera baraganira, bahuza urugwiro. Nyuma yo guhuza urugwiro, Derek mu ijwi rituje yaricaye ati naramwegereye mu ijwi rituje ndamubwira nti no, calm down, calm down, calm down. Habaye iki ko utishimye? Ese hari ikintu naba nagukoreye? Nimba hari n'ikintu kibi nagukoreye wambabarira, ntago nagikoze ku bushake bwanjye. Umukobwa mu masoni menshi, ndetse bigaragara nk'aho yari avanze n'umujinya ariko atashakaga kugaragaza, nawe aramusubiza ati nta kibazo mfite, ntungireho ikibazo rwose, nta kibazo mfite. Derek nawe ati naramubajije nti bigenze bite kuri telefoni ko numvaga bitameze neza? Ese haba hari ikisanzwe kitabaye? hari ikintu gisanzwe cyaba kikubayeho ku nshuro ya mbere, ku buryo cyaba gitumye ugaruka utameze neza? Reka numve ko nicaranye nawe kandi utekanye, aho kugira ngo numve nicaranye nawe ufite ikibazo. Umukobwa mu ijwi rituje arakomeza aravuga ati nta kibazo, ihangane, nta kibazo mfite ngewe rwose, ntungireho ikibazo.
Derek yaramubwiye ati ese byaba byiza ukaba wambwira ko mbona afite ikibazo, bibaye byiza wambwira. Umukobwa nawe aricara ati mu by'ukuri wambereye umuntu mwiza kuva kare, nta kintu naguhisha, nta na kimwe. Waba ukeka yaramusubije iki? Yes, reka duhure muri episode ikurikira, mbibutsa ko iyi nkuru tuyigezwaho ku bufatanye na Hakika Empire.